Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame urakora mu kanya ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe witutse ikintu busabwa, no kubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda, ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byababajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ujye uhita ubibonera ku gihe. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ushaka kode twandikiye cyangwa utuhamagare ni kuri 0789351626, tubwira akarere wifuza gukoreramo, itariki ushaka ndetse n'isaha ushaka tubigufashemo. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho waba rose mu gihugu. Duha amasaha ubonekaho ku munsi. Murabizi turi mu isi ya tekinoloji, akwigisha ikintu nashyize muri computer yanjye ujye urabona muri telefone yawe bitewe n'isomo turi kwigana. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe. Ikibazo cya mbere kibaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Ese kiba kigenewe iki? Murabizi kuri buri kibazo waduhaye ibisubizo 4 ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Aravuga ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, mbega ngo hanyurwa n'ingorofane, mbega ngo hanyurwa n'ibinyamitende, mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, yavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo ntabwo ari igiso cy'ukuri, b ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na c batari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri cya nyacyo wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni c, abari ahanyurwa n'ibinyamitende. Ndakeka ko namuzitamo c, ndakeka ko namusikandika ku papuro. Ibibazo biragaruka, ujye ureba ko ikibazo cyose tuvuyeho kiramutse kije mu kizame urakora urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ikuruwe n'ibihe binyabiziga? Aravuga ngo igare, mbega ngo velomoteri, se ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano iso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kuyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ariko kino kibazo hari igihe uzabona bakibajije mu kizame ubone bavuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese bavuga ko igiso cy'ukuri hano ari se ryari? Ese bavuga ko nta giso cy'ukuri kirimo ryari? Nibyo ngiye kukubwira. Niba guha kino kibazo kimeze neza gutya, ariko kuri se ukabona bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uzahitamo de ko nta giso cy'ukuri kirimo. Niba kubwira ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, icyo nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Murabizi hano dukosora ikizame ndi kugenda nkubwira n'uducenga twinshi tuba turi mwa bino bibazo kugira ngo nugerwaho uzabe warabibonye. Niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe niba uri hafi gukora kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Nabonye hari abantu bambwira ngo ibintu postinga ntabwo mubibona. Kanda subscribe hasi uzajya uhita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Uramanza wibaze se kino cyapa gifitiye ishusho. Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande enye? Ese uri kubona ari impande eshatu?
kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera. Iyo batavuze ngo ubuso bwera baravuga ngo ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko utukura baravuga ngo mu ibara ritukura. Ayo magambo yose niba yakoresha ukajya mu kizamu ukabona bavuze ngo mu ibara ritukura, uzamenye ko ari kimwe no kuvuga ngo umuzenguruko utukura. Niba bavuga ngo ubuso bwera uzamenye ko ari kimwe no kuvuga ngo ubuso bw'umweru. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri. Mbega ngo umuhanda ugabanyijemo ibisate bine. Seka ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Mbega ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni de, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa ni ikiburira, bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe cyangwa mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Murabizi amategeko agenga kugendera mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntabwo ari kimwe no mu muhanda ubisikanirwamo, kuko murabizi uno muhanda w'icyerekezo kimwe ugomba gukomeza imbere, ntabwo wemerewe guhindura icyerekezo. Ariko mu muhanda ubisikanirwamo ushaka kuba wahindura icyerekezo. Rero uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe ugiye mu muhanda ubisikanirwamo, bashyiraho kino cyapa kiburira kugira ngo umenye ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo, kuko amategeko agenga umuhanda wo ubisikanirwamo ntabwo ari kimwe nayo mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Ndakeka ko namaze guhitamo de, ndakeka ko namaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizame urakora ejo cyangwa ejo bundi urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, zaba iza provisoire zaba iza kategori. Twandikiye kuri 0789 iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Ushobora no kuyiduhamagaraho tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ikibazo cya kane kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Mbega ngo gukomeza iburyo bwawe. Sega ngo kunyuranaho iburyo bwe. Mbega ngo kumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano isoki kuri cyanya cyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ese wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni a, ugomba kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Ari kuguha ikimenyetso cyo kumunyuraho iburyo, kandi murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. N'ahandi hantu uri kugana ibumoso. Noneho ari kuguha ikimenyetso cyo kugana he? Iburyo. Ubwo urumva ntabwo wamudepasa, ahubwo ugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Yamara kugenda akaguha inzira ihagije, yagiye ukabona gukata mu cyerekezo wari ugiyemo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikitegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga, ugeze kwira nzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka. Mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni zebra cross. Urahasanze bahategerereje, uba ugomba gukora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandika ku papuro. Aravuga ngo kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. Mbega ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Sega ngo gukoresha amatara bamenyesha kwambuka. Mbega ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi kuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe. Ni ikihe? Hano iso kuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, ukareka bakamanza bagatambuka nta mpamvu yo gusiganwa nabo. Urabareka bakamanza bagatambuka, ukagabanya umuvuduko witegura guhagarara, kuko ashobora guhita avuga ati n'ubundi ngeze kuri zebra cross, ni inzira zahariwe twebwe zo kwambukiramo, agasanga yise yihura mu muhanda uwo munyamaguru. Ni ingenzi ko ugabanya umuvuduko witegura no guhagarara, kareka kabanza bagatambuka.
ndakeka wari umaze guhitamo B, ndakeka wari umaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa gifitiye ishusho? Ibintu by'ishusho y'icyapa twese tumaze kubimenya. Ese wowe turi gukosorana kino kizami, kino cyapa gifitiye ishusho? Ese ko nari uruziga? Ese ko nari impande enye? Ese ko nari impande eshatu? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Ndabikubwira umaze guhitamo kuko naba nkukopeje. Iraba ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe, beka ngo nihanyurwa. Sega ngo umuhanda udakomeza, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni B, nihanyurwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko bari uzabona bari kuvayo. Video y'ibyapa byo ku mihanda namaze kwibakora iteguye neza. Sa ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda. Uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, kuko ikuntu iyo video ikoze ni icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho. Bino bibazo byose biri mu iyo video. Nubwo wayireba yonyine, ibyapa ni nkaho usa nkaho byose ubibonyeho, n'ibibazo babazaho ubu bibonyeho. Rero genda ujye kwireba. Ubonye utari kuyibona uranyandikira cyangwa ukamamagara. Mu gihe kitarenze iminota 2 ubu umaze kuyibona kandi ku buntu. Twandikire rero mu gihe uyishatse ukayibura. Hano ndakeka ko umaze guhitamo B, ntihanyurwa. Ndakeka ko umaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 shobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Araba ngo velomoteri, beka ngo pikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, sega ngo amavatiri y'ifasi, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, pikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndakeka ko muzitamo rero B. Ndakeka ko muzikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125 iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Igira ibihe bipimo? Araba mu metero 200, beka ngo metero 100, sega ngo metero 85, deka tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari iso cyanya cyo. Hari umuntu mbaza ngo ese iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye bari kuvuga saa 11 za mu gitondo butangiye gucya? Oya, ashobora kuba ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere hakaba nta gicu kibuditse kirimo. Babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Niyo ahantu hose muzajya mubibona mujye mumenya ko ari cyo baba bashatse kuvuga. Ashobora kuba ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse gihari, nabyo bazabyita ko ari igihe ijuru rikeye. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe utarenga kilogramu 3500 ni uwuhe? Araba ngo kilometero 60 mu saha, bega ngo kilometero 40 mu saha, sega ngo kilometero 75 mu saha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu saha. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyurabona ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni kilometero 75
Musa nkwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga kiba cyose kigenda kiba kibifite, iri kugenda mu nzira nyabagendwa uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho. Musa bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko utaruhinduye uragenda ibirometero wenda 75 mu isaha, ntuzabigireho ikibazo ngo uvuge se nzamenya umuvuduko ndi kugenderaho gute. Ikinyabiziga cyose gifite moteri uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangacyerekezo mu yihe ntera? Ari nko muri metero 100, mbega nko muri metero 200, sega nko muri metero 150, deka nko muri metero 250. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoki kuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni se mu ntera ingana na metero 150. Waba uri mu ntera 150 ukaba wabona no matara ndangacyerekezo y'icyo kinyabiziga kiri kuza kigusanga. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero igisoki kuri ari cyose, ndakeka ramuzwe yandika ku papuro utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba rose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 mbigufashemo mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda guze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha mu gihe gitoya icyumweru n'igice ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali tuba twahura twigana turi kumwe nk'iminsi 2 ibihagije kugira ngo umunsi wa gatatu ugende ukore kandi ukore rimwe uhita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 tubibafashe. Mu kibazo cya 11 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? Aravuga ngo umuyobozi, beka ngo umuherekeza, seka ngo A na B n'ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B n'ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A ikaba ari ikiso cy'ukuri umuyobozi na B ikaba ari ikiso cy'ukuri umuherekeza, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari ikiso cyanyacyo. Hano ikiso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko ikiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Nta kinyabiziga cyagenda kidafite umuyobozi. Iyo bavuze umuyobozi hano ntabwo bari kuvuga umuyobozi mu nzego runaka, oya. Niba ari imodoka ni umushoferi, niba ari ipikipiki ni umumotari. Ndakeka ko muzitamo A, ndakeka ko muzikandika ku papuro utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora, kuko murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Ese ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe bande? Aravanwa abanyamaguru, mbega ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, twarimo nka za velomoteri n'amagare. Seka ngo A na B n'ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari ikiso cyanyacyo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko ikiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B n'ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ndakeka ko muzamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko muzikandika ku papuro. Wari wahisemo A ni ikiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni ikiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wowe wari wamaze guhitamo C, ndakeka ko wari kuyandika ku papuro utari wagikoze urebe ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora ejo cyangwa ejo bundi urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu aba ari ingenzi gukanda subscribe hasi ku kintu cyose nkiraho, aba ari icyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe
ugahita usinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese biba bishobora gusimbura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Mbega ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Se ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, iyo uvuze ngo imirongo ibiri irabangikanye uba waturuka kure ukagirana n'umurongo umwe, aba ari imirongo ibiri yegeranye cyane, nibyo bita ngo irabangikanye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, iba ishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Murabizi mwese iriya mirongo iba irombereje hagati mu muhanda hari igihe usanga idacagaguye. Iyo idacagaguye uba ubujijwe kudepasa, uba ubujijwe kunyuranaho. Iyo icagaguye uba wemerewe kuba wadepasa. Ibyo mba ngomba guhita mbikubwira nubwo batabitubajije, kugira ngo nujya mu kizamini urakora mu kanya ugasanga bakikubajije uhita ubimenya. Niba kubaza mu murongo ucagaguye umenye ko uba wanyuranaho, niba kubaza mu murongo udacagaguye umenye ko biba bibujijwe kunyuranaho. Murabizi hano dukosora ikizame ndeba ikibazo tugezeho n'ibibazo bishamikiyeho nkaba nabikubwira kugira ngo wiga ibintu byinshi nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ntabwo bigishoboka kubona muri metero 200 bitewe wenda n'ukuntu ibintu bimeze cyangwa bitewe n'ukuntu igihe kimeze. Ni nk'igihe cy'imvura hari nk'ibihu byinshi, cyangwa ugasanga ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi. Rero imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo, hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akiri kure aze kuba yabimenya ko bimubereye imbogamizi. Biba bigomba kugaragazwa ute? Arangwa imbere ni itara ryera, mbega ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. C ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma aba ari itara rimwe ritukura. Utari wahisemo D uba wakishe. A iba ari igiso cy'ukuri, wari wahisemo ni igiso cy'ukuri, ariko ugomba guhitamo D kuko A ni igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni ubuhe? Arangwa ngo toni 24, B ngo toni 10, C ngo toni 16, D ngo toni 53. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari toni 24. Nkwibutsa ko uri gukosora kino kizame ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ukabona hari ibintu utari kumva ubyandika muri comment ugakanda subscribe, nkaguteguraho isomo nkazahita ndishyiraho ukazahita uribonera ku gihe. Rero ubonye hari ikintu utari kumva ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkareba ibyo mwansabye nkabiteguraho amasomo nkayabigisha. Murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Kugaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. Mbega ngo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu gihe rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe
seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande, na B ikaba ari iso cy'ukuri itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe kibizirikanyije kimuritswe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni B. Bakoresha itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyijwe kimuritse, ikibizirikanyije kimuritswe, ni ukuvuga ngo ni rukururana ariko ikuruye romoroki. Biriya bintu biba biri hagati, uriya mwanya uba uri rwa runtu rw'urukontineri rukururwa nibwo bita romoroki. Uriya mwanya rero iyo urenze metero 3, kiriya kintu kiba kizirikanyije romoroki n'ikinyabiziga hari ukuntu kigaragazwa kugira ngo abandi baza bayisanga baze kubibona. Rigaragazwa gute rero? Aba ari itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu iki kibizirikanyije kimuritswe. Ndakeka ko muzwitamo rero B, ndakeka ko muzwandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagengwa na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambwe 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni hatarimo makuzungu. Ari ngo toni 10, B ngo toni 12, C ngo toni 15, D kabaho nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri toni 10, B ntabwo ari iso cy'ukuri toni 12, ndetse na C ntabwo ari iso cyanya cyo toni 15. Tari wahisemo D, ndakeka ko uhise umenya igisubizo cyanya cyo. Hano ubundi igisubizo cyakagombye kuba icyanya cyo bari toni 16. Muno hari toni 16 uri kubonamo oya, niyo mpamvu tuvuze ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni areba ngo kilometero 70 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 25 mu saha, D ngo kilometero 20 mu saha. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ntabwo bino binyabiziga bifite zino modoka ntabwo bavuze ngo imodoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, buriya zigenda ziri kwiceka. Ese umuvuduko wazo mu saha ugomba kutarenga uwuhe? Hano rero ibisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari kilometero 25 mu saha. Ndakeka ko muzutamo C, ndakeka ko muzandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyi modoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro. Paritse imodoka ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo imodoka igomba kuba ifunze. Beka ngo umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye ku mwanya w'umuyobozi. Ubwo ari kuvuga kuba afite uruhushya rwa burundu cyangwa mu ndimi z'amahanga bya bindi mwita ngo ni perime. Sega ngo amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka kugira ngo abandi bayobozi baza bayisanga bamenye ko ibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Byaba ari ukugabanya umuvuduko, baze kuza babibonye hakiri kare, ntubatungure bataguteza ibyago cyangwa nawe ukabateza ibyago mu gihe baba batakubonye. Niyo mpamvu amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Ndakeka ko muzutamo C, ndakeka ko muzandika ku papuro. Tare wahisemo n'ikiramuka kije mu kanya uhita ugikora, murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame kirabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, araba ngo ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mbega ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, C ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni,
deka ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ugomba kwitwara ute? Kino ni ikibazo cya nyuma tugezeho, gisubize neza, uhitemo iso cya nyacyo, ucyandike ku gapapuro. Bari kukubaza ngo uri umuyobozi w'ikinyabiziga, hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ari kugukurikiye, yatangiye kukunyuraho cyangwa yatangiye kukudepasa. Ugomba kwitwara ute? Ugomba gukora iki? Hano ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Niba yatangiye kukudepasa ari ibumoso, numusanga yo nawe ugiye kudepasa uramusanga yo umugonge. Ahubwo iyo batangiye kukudepasa cyangwa batangiye kukunyuraho, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe niba uri hafi gukora, kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, ko bari cyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode, ukeneye kwiga, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789951626 tubigufashemo. Hari ikibazo wagize mwa kino kizame dusoje, uranyandike cyangwa uhamagara nkagusobanurira. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.